bazi ko ari wowe ugomba kuba ukennye, hari abantu bazi ko ari wowe ugomba guhora ku musozi wo kutavugira urubyaro, hari abantu bazi ko ari wowe ugomba guhora ku musozi gukatira, bazi ko ari wowe ubuzima butazahinduka. Ariko umva ijambo Imana itangaje, Imana ije kukuremera urugo nawe ukubaka, Imana ije kuguha akazi nawe, Imana ije kuguha urubyaro nawe, Imana ije nawe kuguhereza imibereho, Imana igusohoye muri ubwo gusohoye muri iyo nzara, Imana igusohoye muri ubwo burwayi. Akira nawe ubuzima mu izina rya Yesu, kuko ngo uyu mugabo Yesu ngo yaciriye amacandwe hasi, ngo atoba kondo akamusiga ku maso. Hari ibintu amateka yawe Imana iremye, akira ubuzima Imana iguhaye, akira imibereho Imana iremye ku buzima bwawe. Haleluya, akira ubuzima Imana ikuremeye. Imana ngo uyu mugabo ngo Yesu atoba kondo ngo akamusiga ku maso, aramubwira ngo genda. Imana ikuvanye aho waruri ikwerekeje mu buzima bufite wari wicaye, ikuremeye ubuzima nyabuzima. Imana ikuvanye mu marira wahora gurira, nawe iguhaye isume yo kwihanagura, ari wo mugisha Imana iguteretsemo. Twongeye kubasuhuza no kubifuriza amahoro y'Umwami Yesu Kristo aho muherereye hose. Bakunzi bifatika TV, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Tubasabiye umugisha, tubifuriza uko buke nuko bwije kurikirana ijambo ry'Imana rinyura ku bifatika TV. Uyu munsi dufite umugisha wo kwakira umutumirwa utuzaniye ijambo ry'Imana ku bifatika. Imana y'amahoro ibahe umugisha cyane. Mukozi w'Imana, tugwaye ikaze kugira ngo utangaze ubutumwa bwiza, umenyeshe abari muri East Africa, bari ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Aziya n'umugabane wa Amerika badukurikirana ku bifatika TV. Karibu sana. Urakoze cyane mukozi w'Imana kunyakira ku bifatika TV. Tubanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe abatwumva bose bashobora kumva Ikinyarwanda. Nkuko bisanzwe rero ni Elia, nje kubifatika TV kugira ngo mbabwire ijambo Imana yashyize ku mutima wanjye, kugira ngo rimfashe namwe ribafashe. Reka rero dusome ijambo ry'Imana. Mbere yuko turisoma reka dusenge. Turagushimira Imana ifite imbaraga, ubutware n'ubushobozi wabanye natwe kuva kera kugeza uyu munsi, waturwanira intambara z'iburyo n'iz'ibumoso, waraduneshereje, izina ryawe nirihimbazwe. Tugiye kuvuga ijambo riraturuta, ariko wowe urekere igira umumaro ku bazaryumva, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Reka dufate Bibiliya dusome ijambo dusanga mu rwandiko rwa Yohana, ibice ni 6 n'umurongo no bice ni 9 n'umurongo wa 6. Haravuze ngo amaze kuvuga atyo acira amacandwe hasi, ayatobesha kondo akamusiga ku maso. Aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu, hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Abaturanyi be n'abamubonaga kera ahora asabiriza barabazanya bati, uyu si we wicaraga asabiriza? Bamwe bati niwe, abandi bati siwe, icyakora asa nawe. Nawe arabasubiza ati ninjye. Baramubaza bati mbese wahumutse uti? Arabasubiza ati wa muntu witwa Yesu yatobya kondo akansiga ku maso, arambwira nti nge Isorowamu wiyuhagire. Nuko ndagenda ndiyuhagira ndahumuka, amen. Dusomye amagambo yenda kuba menshi, ariko nagira ngo buri wese yumve intego y'icyatumye dushaka kuvugira ijambo. Hari igihe kimwe uyu mugabo ngo yahoraga yicaye ahantu ku irembo, ahora yicaye ngo abantu bamunyuraho babona nyine ngo yaravutse abana n'ubumuga bwo kutabona mu Kinyarwanda cy'iki gihe, ngo noneho ngo ariko bakamunyuraho buri gihe we atunzwe no gusabiriza. Nubwo reka ntangaza ijambo rikomeye, nubwo uhora unyurwaho n'imigisha y'uburyo butandukanye, wewe ukabona nta nushaka kukureba, ukabona nta n'ubutabazi uri kubona bukwegereye, ariko Imana irakuzi, izi naho uba, uzi naho utaha. Wakabavuze ngo noneho toba akakondo, akaba tobya akakondo, akavuga ngo reka ugende ugasiga ku maso ujye kwiyuhagira. Birashoboka ko uyu mugabo, ndetse nta rubuga ruko birashoboka, ahubwo uyu mugabo ikigaragara yari afite kwizera,
afite n'amakuru y'uyu mugabo Yesu Kristo ko ajya akiza. Ngo nuko ngo aragenda ngo arakomeza ahita yumvira ijwi ry'uyu agenda ujya kwiyuhagira Silowamu. Aha Silowamu rero ndagira nkubwire ngo impamvu utarahindurirwa ubuzima nuko utaragera Silowamu, nuko utarinjira muri Kristo, nuko utarizera uwabambwe. Niwizera Kristo urabona ubwiza bw'Imana, niwizera Kristo urabona igitangaza cy'Imana. Wowe ufite ibyakugoye bimaze igihe kinini, zamura kwizera wizere Kristo. Ijambo yavuze ringana no gukora. Ikimana yavuze kuri wowe kiruta cyane cy'abantu bavuze. Ikimana yagambiriye kuri wowe kiruta cyane cy'abantu bagambiriye. Umugambi w'Imana ku buzima bwawe uri hejuru y'imigambi y'abantu. Ngo uyu mugabo ngo aragenda ajya kwiyuhagira Silowamu. Noneho ngo avuyeyo yahumutse ari kureba mu mudugudu hasesekaye. Rega nubwo mwene dareka nkubwire, nubwo ubona mu mudugudu ntawe ujya umenya ko haharaye cyangwa wahiriwe cyangwa se ubuzima bwawe kubera bamaze kugushyira mu murongo utukura, ariko hari umunsi bazaza kugukurikirana bavuga ngo ariko uyu ni runaka. Ngo uyu mugabo agarutse ari kureba noneho batari kumurandata, barabazanya ngo uyu niwe cyangwa siwe. Hari ikintu Imana izakora ku buzima bwawe, hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe ku buryo bazajya bavuga ngo ariko uyu ni runaka twari tuzi cyangwa siwe. Bishobora Imana ifite imbaraga zo kugukura muri bwa businzi bwakugose bwakuzengurutse. Imana ifite imbaraga zo gukura muri bya byaha byakuzengurutse ku buryo mu gace k'iwanyu bazi ko ari wowe bandiri hari. Imana ifite imbaraga zo kugukura muri bya byaha byakuzengurutse by'ubusambanyi ku buryo uzwi neza ko ari wowe musambanyi mu murenge, ikaguha agakiza bakabazanya ngo uyu ni runaka usigaye uvuga Yesu. Imana izira bifite. Imana ifite imbaraga zo gukura mu bukene bwakuzengurutse ikaguha nawe akazi gafatika, abantu bajya bakureba utwaye yawe bakavuga ngo uyu ni runaka. Uyu nawe uyu mugabo babonye ukuntu aje ari kureba, barabazanya ngo uyu ni runaka wahoraga yicaye. Reka ngutangarize ko Imana niza ntizaceceka. Imana nihaguruka ku buzima bwawe ntizaceceka. Imana nizije kukugirira neza nta kizayitangirira. Birashoboka ko wagiye wizera ejo ugacika intege bitewe n'igihe umaze ku musozi, ariko we gucika intege Imana yihagurutse ntawe ujya uyicaza. Imana ije ku buzima bwawe abantu bajya impaka kubw'ibitangaza ikoze. Ngo uyu mugabo rero ngo Imana ije ku buzima bwe barimo bajya impaka bibaza ngo niwe cyangwa siwe. Arahaguruka nawe afata mikoro. Burya hari ikintu Imana ikora kigatuma nawe ufata ijambo. Ngo arahaguruka nawe afata mikoro arababwira ngo ninjye wa wundi wahoraga wicaye mbasaba kubera ko ntarebaga ngo singe gushaka ubuzima nk'abandi. Ninjye nanjye wahuye na Yesu, ninjye Yesu yagiriye neza, yambwiye ngo yantobya kondo yansiza kondo ku maso, aramwa ngo nge Silowamu kwiyuhagira. Reka nkubwire ngo abantu birashoboka ko bakwibagiwe, ariko ugiye kwibukwa nawe kubera imirimo Imana igiye gukora ku buzima bwawe. Wowe unyumva waba uri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda cyangwa muri East Africa, Imana nawe igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe, nawe abantu bajya impaka kubera wowe. Imana igiye gukora ikintu gishya ku buzima bwawe, nawe abantu bibazaga byinshi kuri wowe babona nta buzima bwawe budateze kuzahinduka. Imana ije gukora ikintu gishya, babazanye niba ari wowe cyangwa niba atari wowe. Ngo uyu mugabo ngo barimo bajya impaka bavuga atari kuriya ni wa musore wo kwa runaka, bamwe atasa nawe atari kabani ndabona atari we. Hari ikintu Imana igiye gukora, ndabisubiramo, abari bakuzi bajya impaka kandi bakuzi basanzwe bakuzi, kuko ni ikintu gishya utigeze kumenya.
ni ikintu gishya utaruteganyije, ni ikintu gishya nawe utaruzi aho kiri buve. Imana iciye inzira ku buzima bwawe ku buryo igiye gukora ikintu gishya. Wambwira ushobora no kuba uri kubyumva ndi kubivuga uba bati ibi bintu twabyumvishe kenshi. Imana igiye kuva ikuremwa ku isi kuzarenda isi irangira, ntabwo Imana izabura gukora, n'ubu iracyakora. Aho utuye yakoze, aho urara yakoze, ku muturanyi wawe yakoze, bitavuze ngo tutarebye ku mbaraga z'ibikurwanya, utarebye ku mbaraga z'ibiguhagurukiye, utarebye ku misozi ikurwanya ikwicariye. Imana ije gukora. Itarebye ku mashuri yawe, Imana ije gukora. Itarebye aho uvuka, Imana ije gukora. Itarebye ku maze igihe uhumishijwe n'ubukene, umaze igihe utareba bitewe n'ubuzima, umaze igihe utareba kubera imibereho yawe, Imana ije gukora ibikomeye. Itarebye ko ibiciro byazamutse, Imana ije gukora ibikomeye. Itarebye kumaranye igihe kirekire nta kazi ntawe ukureba, kuko yegeze ibwirwa umugaragu wayo, iramubwira ngo umva, njye Uwiteka ni njye ukinga ntagire ukingura, niyo nkiguye nta wakinga. Rero mwene data, we gutinyishwa ubwoba n'ibigerageza ubona bikuri imbere. Izo ntare ureba ziraziritse, uwo musozi ureba uraziritse, Imana ije kuwuritura. Wowe rwana bucece utavuza induru, nk'uko Uwiteka yabwiye Yoshua nabo bari kumwe bavuga ngo muzenguruke uyu musozi mutavuga. Kubera iki? Iyo bavuga buri wese ari kujya avuga ati ariko ku Imana idushutse, niyewe kuzenguruka byarituye umusozi wubakishijwe na beto. Undi akavuga ati ariko uretse ko twasaze, ni hehe wegeze ubona umuntu agenda gusa ibitangaza imisozi ikariduka? Imana yaragatiraho kugira ngo mudacana intege, kugira ngo abantu batakubwira ngo amasengesho wasenze ni menshi, rekeraho muzenguruke bucece. Rero nawe reka nkubwize ukuri, zenguruka bucece umusozi ukuri imbere. Ntabwo uri hejuru y'imbaraga z'Imana mu musozi. Ibyo bigerageza ufite ntibiri hejuru y'Imana. Ubura amaso urebe ku ruhande, umere nka Aburahamu. Imana yabwiye ngo reba ku ruhande, dore hari igitambo, yaragiye kwica umwana we. Nawe ubura amaso yawe urebe ku ruhande, urebe umuntu wari ufite ubuzima butari busobanutse, Imana yamaze gusobanura ubuzima bwe. Urebe umuntu wabonaga nta byo kurya, Imana yamaze kugaburira. Ubona umuntu wari wambaye ubusa, Imana yamaze kwambika. Urebe umuntu wari uri mu bukode, Imana yamaze kubakira. Reba ku ruhande iburyo n'ibumoso bwawe, urahabona imirimo y'Imana y'uwo nawe wari uzi ko ndetse yari hasi y'uko umeze uyu munsi, Imana yamaze gutabara. Reba ku ruhande urabona impumyi zari zihumye ku bijyanye n'imibereho, Imana yamaze guhumura. Reba ku ruhande iburyo bwawe cyangwa ibumoso bwawe cyangwa inyuma yawe cyangwa ku muturanyi, urabona hari ubuzima Imana yamuhaye. Ureba ku ruhande urabona ari akazi Imana yamuhaye. Reba ku ruhande urabona hari ubuzima Imana yahinduye. Bituma ugirira Imana icyizere ko nawe ije kugutabara. Wicika intege mwene data, Imana yakoze kera n'uyu munsi iracyakora. Wicika intege mwene data, iyagutabaye hashize n'ubu iracyatabara. Yucika intege, yakuye umugaragu wayo Dawidi ku rugamba rwa Goliyati akazunguza ibuye gusa, abandi bari baraheze mu myobo, yari yarabateye ubwoba. Dawidi agakaraga ibuye gusa rikica Goliyati. Humura, Imana ifite ubasha bwo kwica Goliyati ukuri imbere. Sinzi Goliyati uri kurwana nawe, niba ari ubukene, niba ari inzara, niba ari ukubura akazi, niba ari uburwayi, niba ari ugusonza, niba ari imibereho mibi, iyo Goliyati uri kurwana nawe ni wowe umuzi. Ariko Imana iremye Dawidi ngo azunguze ibuye akubite Goliyati, nawe utambuke mu izina rya Yesu. Humura mwene data, Imana ihaye Dawidi ububasha. Imana irihagurukiye, ije guhindura amateka yawe, ije kurema bitari biriho, ije gukingura inzugi zawe zikinze, ije kumenagura byaritanze imbere mu buzima bwawe. Imana wamenye ije kuguhindurira ubuzima. Humura, nubwo wabonaga uhumye, nubwo wabonaga ku kidendeze, nubwo wahoraga usabiriza, Imana ije kukuremera nawe ibyawe. Nubwo wabonaga nta cyizere cy'ubuzima, tangariza abantu. Uyu mugabo aravuga ngo ngewe icyo nzi iki, haje umugabo witwa Yesu, niwe wantegetse ngo ngende ku kidendeze Silowamu, ndiyuhagira none ndareba. Ibindi mumbaza simbizi. Ibyo mumbaza ngo wenda ngo yaba ari dayimoni cyangwa akorerana n'imyuka mibi, ibyo ntibindeba. Icyo nzi nuko yakoze ibyari byarabananiye. Icyo nzi nuko yakoze iby'ababyeyi batari bashoboye. Icyo nzi nuko yakoze iby'abantu batari bashoboye. Nari impumyi none ndaba ndeba. Humura mwene data,
Imana iremye kureba ku buzima bwawe, iremye imigisha ku buzima bwawe, iremye nawe akazi ku buzima bwawe, iremye igifatika ku buzima bwawe. Witinyishwa n'ubukene buriho, witinyishwa n'indwara ziriho, witinyishwa n'imisozi kuri imbere. Kuko uyu mugabo yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ku 8, aravuga ngo abaturanyi be n'abari bamubonaga kera ahora asabiriza. Hari abantu bazi ko ari wowe ugomba kuba ukennye, hari abantu bazi ko ari wowe ugomba guhora ku musozi wo kutavugira urubyaro, hari abantu bazi ko ari wowe ugomba guhora ku musozi w'inzara, hari abantu bamaze kugukatira bazi ko ari wowe ubuzima butazahinduka. Ariko umva ijambo Imana itangaje, Imana ije kukuremera urugo nawe ukubaka, Imana ije kuguha akazi nawe, Imana ije kuguha urubyaro nawe, Imana ije nawe kuguhereza imibereho, Imana igusohoye muri ubwo bukode, Imana igusohoye muri iyo nzara, Imana igusohoye muri ubwo burwayi. Akira nawe ubuzima mu izina rya Yesu. Ndumva nanasoza, kuko Imana yivuze ijambo ivuze ringana no gukora. Yuhereza amatwi shitani ukwigisha kubwira ngo ntabwo ibyawe bizahinduka. Ni wakira ubuzima Imana itanze, wakira ubuzima Imana ihinduye, ni wakira icyerekezo Imana iguhaye, ni wakira ubuzima Imana ikuremeye. Kuko ngo uyu mugabo Yesu ngo yaciriye amacandwe hasi, ngo atoba kondo akamusiga ku maso. Hari ibintu Imana ihinduye, hari amateka yawe Imana iremye. Akira ubuzima Imana iguhaye, akira imibereho Imana iremye ku buzima bwawe. Haleluya! Akira ubuzima Imana ikuremeye. Imana ngo uyu mugabo ngo Yesu atoba kondo ngo akamusiga ku maso, aramubwira ngo genda. Imana ikuvanye aho waruri ikwerekeje mu buzima bufite intego. Imana ikuvanye aho wari wicaye ikuremeye ubuzima nyabuzima. Imana ikuvanye mu marira wahoragurira nawe iguhaye isume yo kwihanagura. Ari wo mugisha Imana iguteretsemo. Imana ikuremeye ubuzima, Imana ihinduye ubuzima bwawe. Akira mwene data, hari ikintu Imana ikoze. Ndumva ari ikintu Imana ikoze. Ndumva nawe Imana wajyaga wibaza ngo nzashaka ryari. Ndumva Imana iguhaye urugo, wewe wajyaga wibaza ngo nzubaka nte. Imana iguhaye kubaka. Wewe wajyaga wibaza ngo nzakira uburwayi nte. Imana igukije uburwayi. Wewe wahoraga wibaza ngo ngewe nzava kuri iki kidendezi nte. Akira, Imana iraguhagurukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe ko Imana ari ibintu ikoze ku buzima bwacu, ko Imana ari ibintu iremye. Mwene data unyumva, ongera ugirire Imana icyizere. Iyatabaye abatubanjirije n'ubu iracyakora, iyarengeye abatubanjirije n'ubu iracyaturengera, yakoze ibikomeye n'ubu iracyabikora, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo ntizabura gutabara intore zayo zitakira ku manywa na nijoro ngo ntezazirangarana. Nawe akira gukira, akira ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Ndabashimiye kubwira ijambo Imana yarishyize kuri nge, rikubwira ngo nubwo umaze igihe kinini utambukwaho n'abantu, ariko Yesu wariyiziye. Nubwo abantu bari bazi ko ari uzahora mu buzima bwo gusabiriza, Yesu aguhagurukije kuri ubwo buzima bwo gusabiriza. Araguhumuye nawe ngo wikorere, araguhumuye nawe ngo ugere mu buzima bwawe, araguhumuye nawe wakira umugisha wawe. Reka dusenge dusoza. Ngira ngo mujye mukurikirana ibi biganiro tuba tubagezaho ku Bifatika TV, na tugiye kujya tubaha ibiganiro byinshi by'ijambo ry'Imana, kandi ijambo rikiza, ijambo rihumura. Mujye mukurikirana kuri Bifatika TV, mukora subscribe na share na like kugira ngo ijambo ry'Imana ribagereho ku gihe. Murakoze, turagushimiye Uwiteka Mana yacu, uri Imana yo kwiringirwa, niwe ufite urufunguzo rw'ibizaba. Iri ni ijambo ryawe twavugaga, reka rigira umumaro ku bazaryumva, abazabakurikirana ibiganiro ku Bifatika TV, rigere rigira icyo rikora ku buzima bwabo, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom, shalom.